ntabwo Imana ikunda abantu bivanga. Kuri umukirisitu abanyarugomo mubana mute? Kuri umukirisitu biriya biparu byabo n'imisingo yabo bari kuvuga ibyo mw'Egiputa bogagiza Imana yabo, ubicara mute? Batera ukikiriza bakakuganzaho kugira ngo baganze, bakazana ibiparu n'imisingo n'inzenya, bakazana ibintu bipfuye n'ibipfuye amaso. Kuki utabereka Imana wamenye? Abakunzi b'ijambo ry'Imana ndetse n'izindi mpuguro, abakunda ijambo ry'Imana kandi mukaryumva ndetse mukanaryumvira, iyo amahoro ikomeze ibahe umugisha. Rero turabashimiye cyane kubwo gukomeza gukurikirana ijambo ry'Imana mukarisangiza n'abandi. Imana y'amahoro ibahe umugisha. Ndifuza ko tuganira ijambo ry'Imana. Ndashaka kubabwira ijambo ryitwa kwitandukanya. Turebe kubara ibice byaho 16 umurongo wa 23. Uwiteka abwira Mose ati, bwira iteraniro uti, nimuhaguruke muve impande zose z'ubuturo bwa Kora na Datani na Biramu. Uwiteka abwira Mose ati, bwira iteraniro uti, nimuhaguruke muve impande zose z'ubuturo bwa Kora, Datani na Biramu. Imana iturengere. Mbazana ijambo ryo kubabwira ikintu bita kwitandukanya. Kwitandukanya n'abatubaha Imana, kwitandukanya n'abagomera Imana, kwitandukanya n'abanyamakosa. Mwige kwitandukanya n'abanyamanyanga, mwige kwitandukanya n'abajura, mwige kwitandukanya n'abanyabyaha. Imana igushoboze kwitandukanya kandi guhe no kumenya uwo muri kumwe uwo ari we. Mureke mbabwire, uyu mugabo witwa Mose yahuye n'urugamba rukomeye. Imana imuha kuyobora Abisiraheli ngo abambutse abajyane mu gihugu yari yaramusezeranyije. Mureke mbabwire, nimba hari ikintu gikomera kibaho ni ukuyobora abantu. Niyo mpamvu Bibiliya ivuga ngo mujye musabira abami ndetse n'abatambyi, mubasengere mubasabire, kuko ntureba kuyobora umwana w'umuntu. Aho kugira ngo uyobore abantu wayobora inka, nuko bitakunda. Ariko kuyobora abantu, umwana w'umuntu, kuyobora umuntu, umukamira amata akagukamira amaraso. Umuntu yewe data we, umwana w'umuntu ni mubi. Rero rimwe nigeze ntura ahantu senga isengesho, ndumva nari maze gutura ahantu henshi. Nimba hari ikintu nabonye gikomera mu isi y'ababaho, ni ukubana n'icyitwa umwana w'umuntu. Kandi umuntu ni nkubwira umuntu, ntabwo ari umuntu muhurira mu muhanda. Ndashaka kuvuga wa muntu wakuye mu cyaro afite imyate ukamuzana i Kigali igakira kubera wowe. Ndashaka kukubwira wa muntu wavanye i Kigali ukamujyana Dubai umwigishije gucuruza. Ndashaka kukubwira umuntu wabonye igishoro agatera imbere ari wowe biturutseho. Ndashaka kukubwira umuntu wigishije akazi. Ndashaka kukubwira umuntu watoraguye ukamwigisha, ukamuha ubushobozi, ukamurihirira minervari y'ibyiciro byose by'amashuri, akageza ubwo agera mu rwego rwo kwicara muri biro ye. Ndashaka kukubwira wagukuyeho igishoro, wa wundi waguze imodoka ari wowe biturutseho, wa wundi waguze igipangu ari wowe biturutseho, umuntu wateye imbere ari wowe biturutseho, umuntu wamenyekanye ari wowe. N'uwo muntu ushaka kukubwira, umuntu wakarabye agacya ari wowe biturutseho, wa mugore washatse agerekeranye, wa mukobwa washatse agerekeranye ibigutiya nka 3, yagera iwawe akiga gukaraba ari wowe biturutseho, wa mugabo wa musore umwe wemeye abantu bose baramuteye utwatsi, n'uwo muntu ushaka kukubwira. Wa muntu warariye amajoro kugira ngo abeho, wa muntu waguriye ibitenge ukamugurira amabaze, wa muntu wabonye ijambo kubera wowe, wa muntu n'uwo ndi kukubwira.
kubana n'umuntu biragoye. Icyo gihe nasenze isengesho ndi kubwira Imana ngo nkeneye igipangu cyanjye ntaturanye n'icyitwa umwana w'umuntu, naho yaba umuhanuzi, naho yaba ari apotere, uwo ari we wese mbwira Imana ngo umuntu waremye ukicuza icyatumye umurema ntabwo ari njye uzamushobora. Ndayibwira ngo kubana n'abantu birandambiye, nyereka ukuntu nabaye ikiragi kandi nzi kuvuga kugira ngo mbane n'umuntu, nyereka ukuntu natanze imbaraga n'umutima n'ibitekerezo kugira ngo mbane n'umuntu, nyereka ukuntu nabaye injiji, umuntu utazi ubwenge nkigira itorosho kugira ngo mbane n'umuntu, ariko umwana w'umuntu agira ate mbona arananiye. Ndayibwira nti rero njye nkeneye igipangu cyanjye nyine aho nzabana n'abana banjye, kuko umwana wawe naho yakunanira ntacyo wamugira, uba waramubyaye, nta nubwo imuba baragutera buryo uha agaciro cyane kuko muba mwarasinye kontra. Mbwira Imana ngo nkeneye gutura ahantu hanjye nyine, kubana n'abantu birananiye, abantu bakunaniye ukicuza icyatumye ubarema sinjye uzabashobora. Ntimubona ukuntu mwirirwa mwinuba? Hari igihe tugenda mu muhanda tukahasanga mbutiyaje, umuntu akabeshyera polisi, ariko rwose iyi polisi niteza mbutiyaje, dore reka nkubwire, ujye ubivuga waguhagarika mu muhanda sibyo, hanyuma ngo ujye mu cyimbo cya polisi ukore kariya kazi ndebe uko ugakora. Mwigize abanyabwenge, ariko rwose imvugo z'abavugabutumwa buba maze gutanga ibyigisho byenda kugera mu 1000, uwakuzana kuri kamera reka nkubwire wowe sinzi ko watanga ibyigisho ukwezi kose batarakujyana muri gereza, uwakuzana nkareba ukuntu ubwiriza kundusha cyangwa uvuga amagambo y'ubwenge kurusha ayo tuvuga, utabusya bwita ubumera, cyangwa ukicara turamushumba wacu ntashobotse, wakugira we ngo ndebe uyobora intama n'ihene ndebe uko biyobora. Mwirirwa mugaya abantu, mwirirwa munegura abantu, icyakugira bo ngo ndebe uko bigenza. Rwose Kabera aradukanira cyane, wakugira Kabera ngo ndebe uko wifata muri iki gihe cya covid, cyakora mugira umunwa, mugira amagambo atagira ibikorwa, ngo iki gihugu cy'u Rwanda ngo rwose ngo umuyobozi, wakugira umuyobozi w'iki gihugu cy'u Rwanda wowe watumara twarara tunapfuye, hubwo wakugira umuyobozi nkareba uko bayobora. Nshatse kukubwira ngo ujye wubahira umuntu aho ari. Nashakaga kubabwira ngo kuba umuyobozi ni ikintu gikomeye. Nimba hari abantu usengera nkanabasabira, ni umuntu witwa umuyobozi. Kuyobora abasinzi, ukayobora abajura, wamubuza kwiba turakatu, ukayobora abicanyi, wamubuza kwica turakatsindwa, ukayobora ibisambo, wabibuza kuba ibisambo. Umuntu wese Imana ifasha abayobozi. Mureke mbabwire, Mose ngo baramucanga. Mose baramucanga, Mose baramujujubya. Reka nkubwire, Mose agateranya Abisiraheli akababwira uko bakwiye kubigenza, yaba arenze gatoya Kora na Biramu na Datani nabo bagakoresha inama yabo. Ariko rari nigeze mbamo kera, nari vice president, uwo twayoboranaga nyine perezida. Yabona ndenze umuryango mvuye muri korari tumaze kurepeta, agahita akoresha inama yikubagaho, kandi agakoresha inama yo kunyangisha abaririmbyi. Baragenda baranyanga, nta cyaha nabakoreye na n'iyi saha. Bakora na ba Biramu na Datani. Mose yavuga ati nimuhaguruke, bakicara. Mose yavuga ati nimwicare, bagahaguruka. Mose yavuga ati nimuvuge, bagaceceka. Mose yavuga ngo nimuceceke, bakavuga. Mose baragenda bamuhindura umwanda. Mose baragenda yigize ivuzi, hagira amagambo ngo nuvugana n'Imana si wivugisha wenyine, riri natwe. Barasakuza, hanyuma ngo Mose ajya imbere y'Uwiteka, ararira kandi arababara, abwira Uwiteka ngo abantu bawe barananiye. Mose arababara. Umva Uwiteka uko yabwiye Mose
yabwiye Mose Tebova ngo genda ubwira Abisiraheli bava imbere y'ihema rya Kora na Biramu na Datani babwire bahave. Uwiteka arazi icyo agiye gukora. Ariko mbere yarabanje abwira Mose ngo bwira Abisiraheli bitandukanye. Abajya mu ruhande rwa Kora na Biramu na Datani bafata inzira. Abajya mu ruhande rwa Mose namwe nimuze. Hanyuma ngo Uwiteka abwira Mose ati umva ndahita mbamara. Mbese ni nko wabimbwira icyo akora. Mose yari umwana mwiza. Ngiye rwose Imana imbwiye ngo harabona amara kubeshya n'icyaha kwihagararaho ni kubi. Imana igiduha imbaraga. Harabona ahita nyibwira intu umarire uyu umarire n'uyu umarire n'uyu. Ariko burya si ngombwa kubivuga. Hari abantu Imana izamara kubera kwigomeka kwabo. Mose ararira ati hoya wibamara ubishuka bamara wabuzanye igitutsi mu Bisiraheli nta nubwo abantu bakwemera. Imana iduha imbabazi nk'iza Mose, iduhe kubabarira abagome, iduhe ye baba we ngewe impereho. Hari igihe uba wumva ibintu byakurenze, abashaka kutujyana mu nkiko, abashaka kutugerekaho amadosiye ngo mudushyire leta, mudushyira leta. Ntiducuruza urumogi, ntago turwanya leta, ntago ariko mwabaye mudubundi abantu kuko muntinyuka mugira isoni. Padushaka kutujyana mu nkiko, mutujyana mu nkiko turi ibisambo. Mana iduhe imbabazi nk'iza Mose nanjye ndazisabye. Konge wiza kumbwira iti batandukanye mbamara, umva nari kwibwira intuhere kuri runaka. Imana iduhe imbabazi. None se mbabeshye? Ntago nababeshye. Hakuze umuntu uguhiga buri munsi ukagira ngo umuhati wawe muratikanyije. Uzi umuntu uguhiga mudacuruzanya, wenda ngo uvuge ngo iseta ngo utwarira abakiriya. Uzi umuntu uguhiga ukagira ngo amutwariye umugabo. Uzi umuntu uguhiga ukagira ngo niwe wateye COVID-19, mwahize COVID-19 ikagenda tukikuraho agapfukamunwa koko. Mose arataka ati bababarire. Uko niko dukwiye kwifata imbere y'abanzi bacu. Uko niko dukwiye gutakira Uwiteka kubatwanga, kubaduhiga, kubatudushakira amahoro, kubashaka ko turimbuka, kubashaka ko dupfa igihe kitageze, kubadukubitisha inkuba, kubashaka kudukandagiza amamodoka yacu, kubadushaka kudupangira amadosiye ngo tujye mu manza batwambika amapingu, tujye muri gereza tutazi icyo tuzize. Hanyuma Uwiteka aravuga ngo rero bwira Abisiraheli bava imbere y'ihema rya Kora na Biramu na Datani nibahave bitandukanye. Nge nari nkuzaniye ubutumwa bwo kukubwira ngo itandukanye. Ubundi iyo bana n'igisambo uhinduka cyo, niyo utari cyo babona uri cyo. Iyo bana n'indaya babona uri indaya. Buryo batanabonye ko naho utabikora. Kuko hari uwavuze nimba ari umugani ngo mbwira uwo mugendana ndakubwira uwo uri we. Ntushaka kuba inshuti n'indaye ngo musangira akabisi n'agahiye. Ntago byakunda utariyo. Niyo utariyo arakwigisha ukabayo. Ntago waba inshuti n'umujura. Nimushaka mwige kwitandukanya. Wari uzi ko hari abantu Imana ikubonana nabo mugendana ikagira umubabaro? Uzi ko hari abantu Imana ikubonana nabo mugenderana musabirana ikagira agahinda? Nk'ubu ngewe hari umuntu ntashobora kwicarira mu modoka ye. Hari umuntu ntashobora kwicarira muri saro ye. Hari umuntu ushobora gucaho nkamusuhuza gutya simukore no mu ntoki. Ntago urabona bafashe umunwe w'urumogi bakamufatana n'inshuti ze kandi batazi yuko acuruza urumogi. Kubera iki? Bavuze bati abangaba nimba batarusangira baje kurumugurira. Ntago ihene mbi wayizirikaho inziziri, ntago byashoboka. Imana iravuga ngo nimwitandukanye na Kora na Biramu na Datani. Datani yatesheje umutwe Mose na Biramu, baramucanga bakajya bamukorera inama zo kumwangisha mu Bisiraheli. Bagakora inama rwihishwa. Mose yavuga bakigomeka babwete mukora iki, bati ntago tugikora. Umubabaro wa Mose uragenda ugera ku Uwiteka.
Uwiteka aravuga ati mbwira Abisiraheli bava imbere y'amahema yabo hanyuma nze mbamare. Muve imbere y'amahema yabo. Ubutaka bwigeze bwasama burabamira kubera umubabaro w'Uwiteka. Iyo Abisiraheli batava imbere y'amahema yabo bagabo, iyo Abisiraheli batava imbere y'ingando zabo, iyo batahava, Uwiteka yari kubarimburana nabo. Kandi hari ibintu Uwiteka ajya akora atatubajije. Nimushaka mwige kwitandukanya. Naho bwa buryarya bwanyu ubonaho umuntu ikosa ntushake kuri mwereka, ukamubonaho amanyanga, yaba agiye ukamuvuga, ubundi mugakomeza gukundana. Nyine mufata kuriya hari uburyo ubanamo n'umunyabyaha ariko mukirinda ikintu cyo guhuza urugwiro. Iyo Nshuti n'umucuruzi w'urumogi ushobora kuzashiduka wagiye kumusura ugacakirana na polisi yari yamupangiye bakabatwarana. Ushobora kuba inshuti y'igisambo utabizi, ukazasanga rimwe polisi yamuviziye, yakirukanka bakamukubita urusasu nawe ukabigenderamo. Mwige kwitandukanya. Ariko mwebwe murivanga, mwamara no kwivanga mugakora andi makosa yo gukingira ikibaba abantu. Umuntu ukabuzi ngo ni umugome, umuntu agakora ibibi ukamukingira ikibaba, ejo akongera agakora ibindi bibi. Uhishira umurozi akakumaraho abana, ejo agakora ikindi kintu kibi ukongera ukamukingira ikibaba, ejo agakora ikindi kintu kibi. Nawe ngo uri umuntu muzima ukamukingira ikibaba. Buri munsi hari igihe uzamukingira ikibaba namwe ibyago n'amakuba yapangiwe n'Imana nawe bikuzeho. Kuri umukirisitu ubishuti n'abanywi b'inzoga gute? Kuri umukirisitu ubishuti n'abakina amadiru yo guteka imitwe uti uri umukirisitu? Kuri umukirisitu ngo namuherekeje ngo yari yagiye kurya abana, azajya arya abana urye ba nyina. None se ni gute uherekeza umuntu ngo agiye kurya abana? Usenga Imana hazajya arya abana nawe urye ba nyina. Umuntu agakora amanyanga ukabimenya ugakomeza komatana nawe. Umuntu akaba umugome agahigwa na polisi ukabimenya, agahigwa n'abantu ukabimenya, ugakomeza kubana inshuti nawe. Wowe uba ufite uwuhe mutima? Nutitandukanya n'umunyabyaha uzamera nkawe. Hari abantu baba muri gereza bagiye gucumbikirwa bazize kwivanga. Hari abantu bafite amadosiye batigeze bakora ibyaha bazize kwivanga. Hari abantu bamaze gukatirwa bazize gufatanwa icyaha n'abajura. Nawe urabizi uri umutaximeni. Uwo muntu uhora utwara buri munsi urabizi ko ari umujura. Nawe urabizi n'umutima wawe. Ejo bundi niba mufata bakamumena umutwe nawe bakakuvuna ukuguru ujye kurira ngo we ntiwibaga ngo ukora taxi voiture. Iyo uri inshuti n'umunyabyaha nta mahirwe yo kudakora ibyaha uba ufite. Abantu nimwige kwitandukanya n'inkozi z'ibibi. Mwige kwitandukanya n'abagomera Imana bakagomera n'abantu. Ukicara ukigamba ngo iranda ni wowe wayimuteye ngewe ndabizi neza, ariko bakamugira umwere ureba. Mwitandukanye n'abanyabyaha. Ngo bamaze kwitandukanya, ngo bamaze kuva mu ihema ryakorana Biramu, Uwiteka ngo yasamuye ubutaka burabamira. Ikizatwara umusambanyi mukundana nawe kizakujyana, kandi kizatwara umujura muri inshuti musangira akabisi n'agahiye nawe kizagutwara. Nimba ubona umuntu ari igihararumbo ntukifatanye nawe, kandi nubona umuntu ari umunyamakosa ujye umubwira iby'amakosa, ntugakomezanye nawe. Ujye umuhugura umwigisha uti ibi bintu ukora nibyo ni bibi, nurangije utandukane nawe. Nubona umuntu akora ibintu by'uburiganya n'ubugome ujye umubwira, ariko nuhishira umurozi azakumaraho abana.
nimwige kwitandukanya, mwitandukanye n'ikibi, mwitandukanye n'ababi. Hari abantu uzajya uzira, hari ibyago, aho ngaho uwo mugome ari arahategewe, nawe nuhamusanga urahategewe. Kandi ujye umenya neza ko bagenda mu mwijima bakaba ku manywa, ntago bajya bamenya icyo basitaraho. Nubwo bibwira ngo barareba nta maso bagira, nubwo bibwira ngo barumva ariko nta matwi bagira. Ntago Imana ikunda abantu bivanga. Kuri umukirisitu abanyarugomo mubana mute? Kuri umukirisitu biriya biparu byabo n'imisingo yabo bari kuvuga ibyo mw'Egiputa bogagiza Imana yabo, ubicara mute? Batera ukikiriza bakakuganzaho kugira ngo baganze, bakazana ibiparu n'imisingo n'inzenya, bakazana ibintu bipfuye n'ibipfuye amaso. Kuki utabereka Imana wamenye? Kuki utababwira ijambo? Kuki utabahugura? Kuki ubavamo gutyo? Kuki bagira imbaraga zo kukujyana mu kabari ntugire imbaraga zo kubajyana mu rusengero? Kuki bagira imbaraga zo kuguhindura ukavuga? Kuki wowe utabahindura ngo babwire? Imana irashaka ko mwitandukanya. Imana ntabwo ishaka kugirana agakungu n'abanyamahanga. Ntabwo Imana ishaka kugirana agakungu n'abatizera. Ntabwo ikubujije kubana nabo, ariko mujye mubana kuri pozisiyo, mujye mubana mu bwenge, mukorane mu kazi mubanye mu bwenge, bagusure ariko ufite ubwenge. Nibitaba ibyo ngibyo, urwo bazapfa nirwo uzapfa. Finali yabo izaba iyawe nukomeza kubashyigikira no kubafasha. Imana rero irimbura ibyigomeke byari byigometse kuri Mose, irabarimburira abamara Kora na Datani na Biramu. Imana ubwayo yasamura ubutaka, iranabahambira bashyingura n'amagingo n'aya ntago bazi aho bari. Yarabwasamuye ubutaka, irabahamba ubwayo, irabashyingura. Kwivanga ni bibi. Nubona abantu ari inkunguzi ujye uzigendera kure. Nubona abantu bishyize hamwe bashaka gukora mabi ujye ubagendera kure. Nubona abantu bari kuvuga amagambo mabi ujye ubagendera kure. Nubona abantu bicaye ku muntu ujye ubagendera kure. Niwumva abantu batangiye kugambanira umuntu ujye ubagendera kure. Nubona bafite imipangu mibi ujye ubagendera kure, kuko urwo bazapfa nirwo uzapfa, kandi finali yabo izaba iyawe. Nimba abantu banywa urumogi utarunywa, mushumikana gute? Nimba abantu bicuruza, umuntu yicuruza ukaba uticuruza mu bishuti gute? Nimba umuntu acuruza urumogi mukundana gute? Hari igihe bazaza kurupakira bagupakirane narwo kandi utazi nuko barunywa. Tugiye gusenga Imana. Abakirisitu ni mwitandukanye n'umubi ndetse n'ikibi n'ababi. Kandi ngo umubi ntago ajya asinzira, ntajya atora agatotsi ataragira uwahitana. Mureke dusenga Imana. Imana iguhe kumenya uwo mugendana uwo ari we. Hari umuntu mushobora kugendana akazagukorera inkono ishyushye. Hari umuntu mushobora kugendana ukazicara ku ntebe iteyeho imisumari. Hari umuntu muzagendana ukagenda ntugaruke. Hari umuntu muzagendana ukaba umukara wari umweru. Hari umuntu muzagendana ukaba ikirumbo. Hari umuntu muzagendana ukaba icyo ntazi. Hari umuntu mushobora kugendana ukaba kabwera. Hari umuntu mwagendana. Ese ko mumenye ibyo abantu bakora ku manywa, ibya nijoro murabizi? Hari abantu batuye aho ureba ngo baratuye kandi bituriye kuzimu. Hari abantu babona amafaranga ari uko bagiye kuyaka kwa Satani. Hari abantu bacururiza ku giti. Hari igihe azakubwira ati tujyane ntumenye iyo akujyanye. Hari abazakujyana bakugira igitambo. Hari abazakujyana ahantu uyoberwa irengero, bayoberwa irengero ryawe. Mwitonde, mwitandukane, mwitandukanye, mujya mugendera kuri inkozi z'ibibi. Imana igufashe umenye uwo muri kumwe. Burya no kuba inshuti n'umuntu ntumumenye ni amakosa.
tugiye gusenga Imana. Imana y'impuhwe n'imbabazi, Imana ikunda abo yaremye, Imana yita ku isi yose, Imana idufitiye urukundo, Imana izirikana, Imana itibagirwa, Imana ikunda umwana w'umuntu yiremeye, Imana nziza kandi Imana nzima, Imana yicara mu ijuru ikarambiriza mu isi, Imana ifite imbaraga zikomeye, Imana y'icyubahiro n'igitinyiro, Imana nziza, Imana y'ibihe byose, Imana y'iminsi yose. Ndagushimye kandi ndaguhimbaje muri aka kanya, ngushimiye kugira neza kwawe gukomeye, ngushimiye imbabazi zawe n'urukundo rwawe rugari, ngushimiye ko wambaye icyubahiro no gukomera, ngushimiye kugira neza bugacya bukira, ngushimiye ko uri umukozi w'umuhanga, ngushimiye ko uri umuziranenge. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro muri aka kanya Mana, ineza yawe n'urukundo rwawe nibyubahwe muri aka kanya, ijambo ryawe ni ryiza. Ndagushimye Mana ko umaze kuganira n'abatuye isi, uhembura ubugingo n'ubuzima, kandi ukomeze gutanga inama n'impuguro bikwiriye abana bawe. Uhinduka umuhindukirire, uguhamagara umwitabe, ukomanga umukingurire, baraga n'amavuta bibe kubo wasize. Cyubahiro n'ikibi cyawe ni mu izina rya Yesu, amen. Imana rero nibaha umugisha, kandi Imana ikomeze kubishimira, mukomeze gukora share, kandi mukomeze subscribe, mukomeze gutanga inama n'ibitekerezo, mukomeze gushyigikira umurimo w'Imana musangiza abandi ibiganiro. Cyubahiro n'ikibi cy'Imana, kandi ikomeze bazirikane mu izina rya Yesu, amen.